Message nayibonye saa 8:10. Nahise ntera haleluya. Byakiriye neza ntaranze ko nafata miliyoni. Twagarutse mu mudugudu wa Butata. Uyu munsi abantu bakiriye transfer. Twaje rero kugira ngo twumve amarangamutima yabo n'imigambi bafite mu minsi iri imbere yo kuzakoresha transfer bakiriye uyu munsi. Iyo amafaranga yojwe bahura hano benshi kugira ngo bahure n'aba agents babafashe kubikuza byoroshye. Tugiye kuganira na bamwe twumve ukuntu bameze ukuntu babyakiriye. Give Direct ni umuryango mpuzamahanga utegamiye kuri leta uzwi nka NGO non-governmental organization ufasha imiryango ikennye mu Rwanda binyuze mu kubaha amafaranga mu buryo butaziguye ikizwe nka cash transfer kugira ngo biteze imbere. Kuri ubu uno muryango wagarutse mu Rwanda gufasha abanyarwanda. Mubwira ko atari ubwa mbere Give Direct yarije mu Rwanda kuko guhera mu 2016 kugeza kuri ubu ngubu imaze gutanga miliyari zisaga 33 z'amafaranga y'u Rwanda. Biri kuvugwa yuko mu myaka 5 Give Direct imyaka 5 iri imbere buri munyarwanda wese azaba yaramaze guhabwa inkunga akikura mu bukene kandi n'amafaranga y'akayabo ni mu mamiliyoni. Ubufatanye kandi muri iyo myaka buzarushaho gushyira mu bikorwa bugamije gufasha abaturage kuva mu bukene binyuze muri gahunda zishyirwa mu bikorwa ku rwego rw'uturere ndetse no muri gahunda zo kuzamura imibereho y'abaturage hifashishijwe inkunga y'amafaranga bahabwa mu buryo butaziguye cash based graduation. Aya masezerano kandi ahuriweho n'impande ebyiri arizo Give Direct ndetse na leta y'u Rwanda afite intego yo gukusanya arenga miliyoni 150 z'amadolari y'Amerika mu gihe kingana n'imyaka 5 mu ntumbero yo kugabanya ubukene ku kigero cya 25% mu turere dutanu dufite umubare munini w'abaturage bakennye kurusha utundi nitwo bazaheraho. Gusa bijyana na gahunda ya kabiri y'igihugu yo kwihutisha iterambere. Nkuko nahoze mbibabwira kuva mu mwaka wa 2016 Give Direct imaze gutanga inkunga isaga miliyari 63 z'amafaranga y'u Rwanda ku ngo zisaga 147 mu turere 17 tw'u Rwanda bafatanyije na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu. Irebere nawe bano baturage bayahawe mbere ibyishimo bari bafite n'ubuhamya bari gutanga ubundi umbwire. Mwanze mumbwire mwabyakiriye gute rero ubu message wayibonye ryari? Message nayibonye saa 8:10. Ndandanze rwose numvaga ko miliyoni nayifata mu ntoki guca. Kandi manze ndishime byandenze. Ndishime nta kibazo rwose. Ikintu nzayakoresha kuba nayabonye. Nzagura inka ya 600. Nzikuje miliyoni icambere ndakuramo ni inka. Nabikuje yose. Kuki se wahise bakabikuza yose? Nshaka kuyagura inka arangiza noneho hariho n'undi muri mani nafashe gideni mbona neta ngurangiza ngo ikibazo cyekera cyemutse. Nta sambu se warusanzwe ufite? Nta sambu wagiraga? Unagiraga gakeya nzongera akandi kugira ngo wongere umusaruro. Ni byiza cyane. Nuko ayasigaye ngure mu dutungo tugufi nuko birangira. Hanyuma umuterankunga wamubwira. Uyu muryango Give Direct uha abaturage amafaranga binyuze kuri telefone mobile money nkuko nabibabwiye ni mu buryo butaziguye cyangwa se amafaranga atari cash, amafaranga yoherejwe badaciye mu zindi nzira kugira ngo bayakoreshe mu mishinga y'iterambere nko kugura amatungo yo kuranga bikure mu bukene, ubucuruzi cyangwa se kuvugurura amazu yabo ngo atazabagwa hejuru. Give Direct kandi ifatanya na leta y'u Rwanda mu rwego rwo gukura abaturage mu bukene bukabije by'umwihariko mu ntara zitandukanye. Mu 2016 abagera ku 98% by'abahawe inkunga bayishoye mu mishinga ifatika aho intego nyamukuru ari ugufasha imiryango ikennye kwikura mu bukene no kwiteza imbere. Ino yari Give Direct njye wagezaga kino kiganiro nitwa Kwibuka Lonje. Nimba nawe utuye mu ntara cyangwa se mu mujyi wa Kigali ukaba wumva no mafaranga yazagufasha kwikura mu bukene, icara witegereze igihe cyawe kivuba kiraje. Aha ni naho nsoreje iyi nkuru, nihagera indi makuru mashya asohoka nzabamenyesha. Gusa byawe bibabaje cyane ubaye inyumva ariko utankurikirana. Kanda subscribe kuri uno muyoboro nimba ari ubwa mbere uhageze, ukande no kukazogera kugira ngo ujye ubona amakuru mashya aturutse kuri uno muyoboro wa YouTube. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese.